tuguhaye ikaze we wahisemo gukurikirana ibiganiro byacu kuri iyo sengesho. Tukwibutsa ko niba utarakanda subscribe amagambo atukura ubona iburyo bwawe ko wayakandaho, ubundi ugakomeza kubana natwe ibintu bikarushaho kugenda neza. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ubuzima buri wese muri twe yifuza. Twese tumeze nk'abari mu rugendo. Intego dufite ni ugukora uko dushoboye buri munsi kugira ngo tugume mu nzira izatugeza ku buzima bw'iteka. Ariko nk'uko umunyabwenge kurusha abandi yabivuze, iyo nzira ni nto cyane kandi hari igihe kuyinyuramo bitugora. Ibyo biterwa n'iki rero? Kubera ko tudatunganye dushobora gutandukira tukava muri iyo nzira. Kugira ngo tugume muri iyo nzira rero kandi nto cyane izatugeza ku buzima bw'iteka, tugomba kuba twiteguye guhindura imitekerereze, uko tubona ibintu ndetse n'ibyo dukora. Gusuzuma ibitekerezo byacu n'ibyiyumvo byacu nabyo ntabwo byoroshye. Kubera iki bitoroshye? Ni ukubera ko umutima wacu ushukana, kandi kumenya aho twerekeza bikaba nabyo bigoye. Dushobora kwishukisha ibitekerezo bidahuje n'ukuri. Ubwo rero twakora iki kugira ngo tubashe kwisuzuma mu buryo bukwiye? Tugomba kwisuzuma dukoresheje ijambo ry'Imana. Niryo ryonyine rishobora kudufasha kumenya neza ibitekerezo n'ibyifuzo byo mu mitima yacu. Ubwo rero ni ahacu gusuzuma ijambo ry'Imana buri munsi kugira ngo tubashe gufata imyanzuro myiza, cyangwa se tubashe kumenya uko tuyobora ibitekerezo byacu. Reka tugushimire cyane cyane wowe wafashe umwanya wawe ugakurikira iki kiganiro. Twongera kukwibutsa ko niba utarakanda subscribe amagambo atukura ubone iburyo bwawe igihe ufunguye iyi video, ko wayakandaho ubundi ugahorana natwe mu biganiro byacu. Naho ubutaha ugira umunsi mwiza. Bye.